Niyo mpamvu intego wihaye yapfuye. Hari ukuntu utangira umwaka mu kwezi kwa mbere ukavuga uti byanga byakunda uyu mwaka ngomba gukora iki kintu, ukavuga uti gukora amafaranga mu kwa 12 umwaka urangiye nzaba mfite miliyoni 2. Ariko iyo ugezemo hagati nko mu kwezi kwa gatandatu muri kimwe cya kabiri cy'umwaka cyangwa se mu kwezi kwa gatanu utangira kubona ibimenyetso by'uko ya ntego wihaye itazakunda. Impamvu ya mbere rero ibitera burya nubwo tuca twigora ukirirwa uvunika ukajya kuri pressure, dore impamvu ituma amafaranga aguca mu myanya y'intoki, dore impamvu wiha gahunda mu kwezi kwa gatanu bigafeiringa, ugasanga umuntu ageze mu kwezi kwa 8, ugasanga mu bantu 10 byibuze abantu 2 bageze mu kwezi kwa 8 bagihagaze kuri ya ntego yabo, ugasanga umuntu rimwe na rimwe yihaye intego ya miliyoni 2 ageze mu kwezi kwa 8 afite miliyoni 1 n'ibihumbi wenda 300, akavuga ati ndimo ndaboraho wenda ibihumbi 700, akavuga ati hasigaye amezi 4, muri amezi 4 ngomba kuba nayakorera mpaka nujuje miliyoni 2. Rero ahangaha turimo turareba wa muntu noneho bitakunze nanjye ndimo, kuko iki kibazo twese kiratureba. Wowe urimo kumva iki kiganiro ni ukuvuga ngo hari ukuntu utangira mu kwezi kwa mbere ukiha intego runaka, intego ya mbere wiha igapfa mu kwezi kwa gatanu cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu utarangiza no mu mwaka. Dore burya impamvu ibitera akenshi ni ukubura gahunda ifatika. Umuntu agira intego nabone byibuze uburyo yayigeraho, ugasanga yego utekereje miliyoni 2 ariko se gahunda urayifite. Ejo ushaka kuzakora ikihe kintu numara kubona izo miliyoni 2, ushaka kuzibona ugakora ubucuruzi, ushaka kuzibona ukazajya kubaka. Akenshi rero usanga dutekereza miliyoni 2 ariko utabanje kuvuga uti se ninzibona nzazikoresha iki. Iyo ufite iyo ntego akenshi icyo kintu ukigeraho. Gusa rero twebwe usanga avuga ati njyewe ndashaka miliyoni 1 n'igice muri uyu mwaka, ukwezi kwa mbere kwarangira ukibaza ukwezi kwa mbere niba kurangira n'ibihumbi 5 ubitse nta n'ibihumbi 10 ubitse, utekereza ko amezi 11 asigaye, utekereza ko ayo mafaranga nuvuga ngo ugasanga ukwezi kwa mbere wihayemo intego, ugasanga ukwezi kwa mbere nta n'igice c'10 wabitse, tayari uba wahiye. Burya iyo wihaye intego yo mu kwezi kwa 12 ukavuga ati mu kwezi kwa 12 ngomba kuzaba mfite aya mafaranga ya nayo, mu kwezi kwa mbere nibwo ubika amafaranga menshi kurusha andi mezi yose. Uruvuga ngo ukwezi kwa mbere niba warihaye wenda ibihumbi 100 muri uwo mwaka, ni urugero mbahaye, mu kwezi kwa mbere akenshi wakagumye kubutangaho wizigama ibihumbi 30 hagasigara 70. Noneho muri ya mezi ya nyuma mu kwezi kwa 11 hasigaye ukwezi kumwe ngo umwaka urangire, nanone ukongera ugatanga menshi kurusha ibindi, kuko iyo utanze ibihumbi 30 mu kwezi kwa mbere, hari igihe ukwezi kwa kabiri no kwa gatatu bitagenda neza, ukwa kane bitagenda neza, mu kwa gatandatu ukongera ugatanga 30. Rero ugasanga twese mu kwezi kwa mbere bifeiringa tugitangira, ugasanga umuntu nta n'igiceri c'10 abitse kandi ubwo ngo yihaye intego y'umwaka. Burya impamvu ituma tutagera ku ntego zacu ni cya gihe watangiye intego yawe ariko ukwezi wayitangiriyemo ukavuga uti ndatangira muri ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa mbere kukarangira kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 31, ugasanga uko kwezi neza kuranje nta kintu bitse mu mufuka, kukarangira kuri banki nta kintu ushyizeho, kukarangira mu itsinda nta kintu ushyizeho, kukarangira nta hene uguze, kukarangira nta nkoko uguze, bifeiringa bujya muri kwa kwezi kwa mbere. Twebwe twumva ko ngo byapfuye mu kwezi kwa gatanu, ngo byapfuye mu kwezi kwa gatandatu, wapipfa muri uko kwezi wabipangiyemo. Iyo wabipanze mu kwezi kwa mbere akenshi bita bifeiringa. Iyo utabitse n'igiceri na kimwe, iyo utabitse 1000, utabitse 2, utabitse 3 mu kwezi kwa mbere, tayari uba wahiye ya ntego ya kenshi amahirwe menshi irapfa. Ubushakashatsi bwerekana yuko ku bantu biha intego mu kwezi kwa mbere bagahita bizigama amafaranga muri uko kwezi kwa mbere, ubushakashatsi bwerekana yuko byibuze 80% bagera ku ntego zabo, ariko bayifashijwemo no gutanga amafaranga menshi muri uko kwezi kwa mbere. Ni ukuvuga ngo wihaye ibihumbi 100
wenda na 20, bivuze ko ku kwezi byibuze ni 10,000. Noneho akavuga ati noneho kuki njyewe natatanga y'amezi 3 ko turi mu kwezi kwa mbere, ntawamenya ukwezi kwa kabiri uko kuzaba kumeze. Abo ngabo nibo babigeraho. Noneho babandi bagera ku ntsinzi, noneho bakagera wenda kuri icyitwa success, nyine kugera kuri ya ntego yabo, byibuze bavuga ko ngo kwijanisha ni 20%. 20% nibo bagera ku ntego zabo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Bivuze ko 80% nibo benshi, nibo bafailinga nyine mu kwezi kwa mbere tugitangira wa mushinga wacu, tugitangira ya ntego yacu. Rero kuva uyu munsi tangira ubimenye, niba wenda tugeze muri uku kwezi kwa 7, ukwa 8, ukwa 9, ukabona nta kimenyetso kigaragaza yuko ya ntego wihaye uzayigeraho, nyine ukabona ko byarangiye, yewe harimo n'urimo kunyumva wenda akaba yarabibonye mu kwezi kwa 4 ko intego ye itazakunda, bikarangira bipfuye, bikarangira nyine ukwezi kwa 4 neza agahita yizera yuko ya ntego atazayigeraho. Burya ntabwo biba byatangiye muri uko kwezi kwa 4, biba byaratangiye mu kwezi kwa mbere. Ako ngako wenda ni akantu nahita nsorezaho, aho nkaza nkababwira ati se gucika intege, guhindura uburyo wenda bw'imikorere, kubura igihe cyangwa se ubushobozi, kutabona amafaranga, intego wenda ibaye nini cyane wenda kurusha ubushobozi ufite, byose byo kuza tubirebera mu kindi kiganiro. Ahanga narimo kubasobanurira uburyo intego ifailinga tugitangira. Kwa kundi ujya guhaguruka ugahita witura hasi. Abenshi bemeza yuko iyo umuntu agitangira agatangira neza, akenshi na kenshi hari igihe asoza nabi. Abandi bakavuga bati iyo utangiye nabi akenshi ugira gute, usoza neza. Ariko ku kijyanye n'ubukungu, ku kijyanye no gushaka amafaranga, ku kijyanye n'iterambere, iyo utangiye neza n'ubundi birangira usoje neza. So kana subscribe, turagaruka mu kindi kiganiro.